ashatse ifoto nziza none si nimbi oya ntabwo igaragara nuko uyu mukoboyi ingwasa urabona uyasamenye atora koko urumva wa mugani w'abantu ngo bayanyoye iki hano yarashomeje kanyangura umugi pe muri make n'abandi bantu bagiye bakora challenge bakazipostinga bavuga yuko uyu musore nyine like bagafata amafoto yabo bakayashyiraho kuri TikTok. Gusa ntibyatinze umusore bita Zotrap yagaragaye yagiye gutora Paul Kagame aho yari kumwe n'abandi bavandimwe inshuti. Nyuma nawe yaje kuba yafata ifoto ayishyira kuri platforms zigiye zitandukanye aba TikTok, Instagram. Iyi ni ifoto yabashije kuba yanashimisha bita umutesi scovia, avuga ati dore umuhungu wanjye nabumva nawe muri make yatewe ishema nawe. Gusa ibyo ngibyo ntabwo turi buze kubitindaho, turi buze kugarukana n'uwo bita DJ Dizzo, wa musore wabayeho mu gihugu cyo hanze w'umudiaspora. Muri make abanyarwanda bigeze gukorera fundraising bakamuteranyiriza amafaranga kugira ati barebe yuko uwo musore yagaruka iwacu mu rwatubyaye mu Rwanda. Gusa ntibyatinze yuko uwo musore bita DJ Dizzo nawe yabashije kuba yagaragara yagiye gutora, aho ikinyamakuru bita Inyarwanda cyabashije kuba cyamupostinga berekana yuko yateye igikumwe nawe yabashije kuba yatora umukandida wacu Paul Kagame, aho byatunguye abantu benshi bakavuga ati se uyu musore ko yaje avuga yuko bamuhaye amezi 3 kugira atazapfa yitaba Imana, byagenze gute se uyu musore nagapfa? Muri make ikintu nshaka kukubwira ni iki ngiki, dore yuko Imana itarashira akadomo ku buzima bwawe ntacyo waba, ntaho wajya uko byagenda kose, uko warwara kose urakira kandi ukaba muzima. Nuko rero muri no minsi umusore Imana yamutije ubuzima, akaba akomeje kubaho kandi akaba agihumeka umwuka w'abazima, kandi ikindi nanone akaba igihe nikigera azagenda. Reka twe kujya dushyiraho abantu pressure, iyo umunsi wageze uragenda kandi isaha n'isaha. Ubuzima tububamo ariko nta muntu ujya ubasha kuba yamenya igihe azagenda n'igihe azaburambiramo. Gusa muri make turi buze kugaruka ku wundi muntu nawe bita Bruce Melody yavuze ati after this campaign y'amatora nzabakubita icyo bita new song ariyo bita Soweto, ariyo ndirimbo abantu benshi biteze kuza bavuga ati se ko duheruka ubushize uwo bita Chris yavuze ko azadukubita indirimbo bita Sekoma akaba yarayidropinze out, noneho Bruce Melody bigiye kuza bimeze gute? Ari buze kuba yakora collab n'undi muhanzi wo hanze mu mahanga cyangwa ari buze kuba yayisohora wenyine? Ni ibyo rero twashe kuba twagarukaho uyu munsi muri showbiz yacu, tuvuga yuko n'uyu muhanzi bita Zotrap nawe yabashije kuba yakora ku mutima w'umunyamakuru kazi nawe bita umutesi scovia, nawe byamutunguye cyane. Aravuga ati wow, umusore koko nagasomeza akanyangura umugi. Ni ibintu by'agatangaza kandi binatangaje kandi binashimishije, aho n'urubyiruko rwinshi rwagaragaye kuba muri ano matora